umuntu nahaye indabyo ze witwa Melody wari umaze kumenya showbiz azaka vuga ibintu bikomeye agakora ibintu bikomeye akaba afite team mu backinga agakora amaprank agera Tanzania agatitiza Melody asinyira miliyari ya gicupuri ariko mu gihe game umuntu yirimo afite ubwoba nk'ubwasunika ikamyo zero. Jihad rero ni yankoni kubise mukeba yagomba kumenya uburyo ko ngiye ikintu cyambabaje cyane n'uburyo bagiye bamuoninga akaza kabyigamba akavuga ngo ngiye baba bantumije ngiye mba nagize gute ngiyewe turaganira akajya akavuga tribusi yabaso akagera akavuga ibintu bikomeye niyo yakomeza akajya mu igororero Imana imufiteho umugambi mwiza contribution ye izina rye Muranzi Yesu no Mr Boy P Onika Swes urashobora kamasuhuza mwambisha kandi ikomeze ibarinde ni The Game TV Sombre hambaga Uranse cyakoze abazimano barahi tout de suite à ce moment at this moment. Je savais que mon frère, mon cher ami, the bad man, the humble man, the kind man, is the super guy, is the only number one A Kada, number one UM, number one KAD, umukada umeze fresh, CR7 umeze bo. hari ukuntu nyine iyo uje kwakira umutumirwa nyine ubundi ufite ibintu bitatu reka mbicemo. Ufite intro nziza ntekereza ko mucuti wawe Yago ari umwe mu bantu babenspiye intro ndende nyine ni kivugo no kwivuga imyato no kwihanurira suri kumva se ndakumva cyane ukagira ikindi kintu iyo umuntu yagize nka fete iyo umuntu yagize anniversaire umutakamo mu buryo buri documentaire kandi buryoshye sinzi nimba utabona ko ijwi ryawe wagize anniversaire reka mbihereho itariki zingahe ya mbere z'ukwa kane premier avril n'umunsi ntangira gutya n'umunsi udasanzwe n'umunsi w'umunezero umunsi w'ibyishimo Stefan wateranye abye bavuze impondo ngo twagize umugisha wo kwakira umwami Dario King Lay Rorwa Papa Sera 7 umukada Rwanda warahiriwe East Africa warahiriwe Africa warahiriwe isi yarahiriwe kubwo kwakira umwami utagira ukwasa w'imico myiza ndetse n'uburanga isabukuru nziza happy birthday Dias Natalis umukada ora imana amafaranga nibyo mwifuriza icyo ni icya kabiri yego kora neza nyine tugasusuruka ejo bundi wari uri mutaka mabuja wacu nyine nanjye aho ni yego aho nicaye ndasusuruka oya ni benshi ubikoraho none kagira rero na intro iyo wa hostinze uvuga ati nyine turi ingosho twawe uriya ni umuco kera bateranaga ubuse kera bavugaga ibisigo ibisingizo ibyivugo ni umwihariko yawe itatu sinzi nimba ubizi ariko rero abandi buvaha unyemereye ko izina rimwe ari Somborero rirambaro nimba ari ryo muri West Africa nimba ari irya hehe Somborero niryo nyene uhitamo niryo muri Argentine oya na niryo muri West Africa harimo akantu kagasombe katabugari West Africa ni Onika P Onika Swes Nexi hambaga Kataro katabugari insoro sashi mfutasha project pizi eyo Somborero eyo Dan yo Dan aka Mr Handsome Boy katabugari se ko bijyanye na Somborero harimo agasombe katabugari koko katabugari niryo zina nakuriho cyane nigitwa Kabonyo oya narinzi ko wakuriye kuri Basumba ariko Basumba si izina ry'umuryango rya karitsiye yego ariko mu mudugudu banyitaga Kabonyo
cyangwa se Katabugari. Katabugari buriya na segonderi ariya matongi se wabaguteye ubwoba ku kintu cyitwa icakura. ibikoma se warabinywaga niwagiraga sheri? Naryaga ikintu cyitwa kawunga amasahani 3. Yes. mu iseminari haba sheri. Niyo mpamvu sha muvandimwe ajya kugusebya akagutobanga, kumbi wari umaze imyaka usasiramo kawunga. Ubona se zagukegeta gute? Ndizo ujya kunsebya. Uriya se yewe. Oya none se nuko wabataye ubundi wasubiyeho kujya bagusebya. Subira rero se ngo kujya ntibansebye. Oya nyine mu ijambo ry'Imana haranditse ngo nta muntu subira ku birutsi. Ikindi kandi urasezeye urakarabye usubireyo. Ikiza buriya igihe kintu birandaho umuntu agusabya kubyo akunda kukurusha. Si yararimo atwereka ngo ze za firigo. Ariko mani koko murasebanya, mwarakoranye, mwarahembewe hamwe, mwarajyaga mu manama amwe, nakwinjira nabakumira mukavuga ngo umukada. Ahubwo agenda ngira bibaze ko n'abagabo nkatwe bakuru barusha imyaka 23 tukwirata inzoga ngo inzoga kurusha nguyu. Oya icyambabaje si nuko yabivuze kuba wanywa agacupa wori umurayiki ni seminari nawe aragakindagura nabonye anywa na nyinshi. Hari subyibuka turi diaspora ariko yambaye umwambaro wa gikozi cy'Imana. Uzi ko bari aba bishop baba bagendana. None se icyo utakore utifuza ko bagukorera cyo wagikorera abandi. Umva icyambabaje nuko yabyutse akabisubiramo, nuko yagiye mu wundi mwandiko nkaho yanabiretse. Rega umuntu udashana mutabanye neza mutareba n'ijisho ryiza wabireka kumuvugaho kuruta uko wamwandagaza mwarabaye. Ariko ibaze pi kwanza uri somborero, ibaze ngewe mukada watewe iteka na Jaras ari nge wa mbere umuriba nta mabagira uriya ni umutagatifu. Ibaze umuntu mwabanye Imana aragukomeretsa, umuntu wawe waruzi ko ari uwawe. Noneho uzi cyambaje se umvanye mu kiganiro naravuze ngo nishwe mpagaze nshaka ko yari kuri Siredi TV. Ntago navuze abayobozi ba Siredi TV aho twakoranye cyane, warananjijishe narinzi kure kwerokeze avuga ukuntu naje bantuka bya bintu wa commentaire bize baemerene babati ikiganiro ngo mukure Jabiri hano. Ariko emerene wababona ari Mr Rwanda yaravuze ngo uri Jabi kari mwiza ngo ni woga. Ko saho nakumenye ko mbona woga ngo ko nukara. Oya ngo nujyanye na platform ngo urayisebeje. Ko mani bwese kurambagiza yamutanze kujya kuri radio ni kibazo. Ese babaye abakozi b'Imana aho bikosa byabaye umuntu araje mvuze ikintu nk'icyo ngicyo wahise mu kiganiro avuga ngo Pioni kasi yishwe urubozo na Siredi TV ngo ni inzoga zamwishe urubozo. Tugana inzi ko zishe Kamananga ubusa wabona uri kama ahubwo se ubivuga ariho uri Kamananga ubivuga ariho bro uri kuzana content uzanye The Game turacigatiye. Imana ihereza umugisha The Game ikujya imbere. Kimwe abanyarwanda reka mbwira abanyarwanda gato ntuncemo kimwe mu bintu mutari muzi kuri Pionic apari ya parikuru ye yigiye yinjire muri game si imyaka mike ariko sina myinshi ariko numwe mu bantu bafite connection muri iyi game. Ngenzi ingero zirenga 3 z'abanyamakuru bakomeye nanjye ndimo ngo ndi uwa 4 babyuka basaba nimero z'abantu bari muri iyi game. Pionic akora muri MTN. Si ibintu se yabibye, si ibintu yakoreye, yazishatse yamenyanye nabo atari ukubera nyine ayo majoro. None ngo ya majoro uvugana na Kitoko ngo bari kuvuga ngo nkwe. Ariko nawe ngo ahaye miliyoni 10 na Jimmy Muyumbo. Jimmy Muyumbo se nawe Jimmy Muyumbo nta nubwo afite gahunda yo gusubirayo. Aho ngo ahaye miliyoni 10 kamarade. Jimmy Muyumbo oya narinzi ko man ubugiye gusebya umuvandimwe kandi ari byo narwanyaga. No icyambabaje yagiye kwa Kasu abaravuze ati warancutse atumva kwa kutagira ubwenge kwa waranshutse umuntu w'umugabo we gendana n'ibimenyetso gendana n'ibikorwa karasonnye yego. Ese Kasuku we utagasonesheje wamutera isesemi wapi? None we kamarade niwe ufite IQ bashuka. None icyambabaje
yaraje ngo asanga ahantu muri baravuga ati munywe kamwe mwiyongeza tubiri ngo umukire arantabaye ubwo kandi ngo bamushutse ngo nubivuga cyane ko yakuremeye biramushimashima urwagashya murabago ngo muyumbu yaramurebye aravuga ati Kasuku ubonye umuntu nteza ibyo reka tubireke mufana mwebereho mbere ko twinjira muri konti oya ni umucuti wawe jya umusengera jya uvuga ngo biriya bintu mwakoranaga muhostingana mugira gute ni Imana yabigennye si we wabigennye si we wabigennye nge nzi amateka y'uburyo mwamenyanye nzi amateka y'uburyo hari ibyo mutanacanyemo byiza muhurira kuri 3D yahereyeho indare zose urazizi zibereye mabusu fata ku mavuta Jihadi Skaitu Jean Paul wanjye yego uri kumva rero tujye dushima Imana at your age at your level gukorera kuri 3D TV yenda ubu ngubu ntago itopinze kuko nukuri kwa gikada ariko hari igihe cyageze The Choice tuyoboza inkoni inkuru yose ya showbiz umutumirwa wese umuhanzi umusineyasi ariko 3D TV yari biranduye irigaranzura ibyo biha abanyarwanda babyibuke fata caha Jihad agacaha Mutabaza agacaha Jerry Mugwiza agacaha buracya hazi intare basikaye tubicaza igihugu none sombo rero nasebeje RB igitangazamakuru gikuru ubona nakwihorera ubu dukora ikiganiro ngo utake kuri sombo rero hambaga ariko nkamenya amakuru ko ari Lorenzo Musanga mfura wayaguhaga kandi yari yarahavuye ngo bamenagure yari yarahavuye ariko Naxere ni umwanya wawe Naxere yarayaguha nawe ni umwanya wawe ariko se ugacunga dive wayahawe akazi ugahita uvuga ati ntacyo ari gukora inkuru bagakandaho nk'abagura ibirayi Kigomego akazaho Tadeyo bikagenda neza ariko reka nguhe ijambo biragoye nyine ghosting umunyamakuru nabigoye ufite na muvoma yawe ukoramo nabonye akantu kawe ka mbere ka trending uri kumwe na Mitsutsu uri kumubaza ati hagati y'ibi bizungereze wabana nandahitamo ariko hagati ya Kasuku na Dumba wahitamo kubyara urabyibuka kanze nguye ijambo ariko mbwiza ukuri umpereze inshuti zawe eshatu mu ruganda ufite ababyeyi ufite inshuti ufite abavandimwe ariko muri iyi showbiz uvuga ngo aba bantu bantabara newe bantabara Momo inkamanye bangira inama nziza twacanye mu bintu bikomeye izi ni inshuti nyanshuti eshatu wa mbere ni Venkeri ni imfura mahoro oya ni imfura umva nukuri ni imfura no wavuze ubonye n'akadukamamo wagutabara yego Venkeri Okimu yo Imana imworohereze Venkeri Okimu harya nawe yari mwibohera yari hanze yego yarakinagiye nabonye ikiganiro twakoranye se kuwa mbere ejo bundi yamubaza aho iyo modoka Dumba yavuze yibye yagiye na telefone avuga ngo iki ngo ntari ku rwego rwo kwiba ngo tuvuze Okimu Venkeri undi muntu wansajyaje babiri batatu bandwano ba bantu bawe bo mu ruganda bazwi baguha inama baguha ubufasha bagutabara uba wizeye wa muntu wabitse ibanga wa muntu wabwira mbese ba bantu bawe ariko bo muri game mu ruganda Kasepizo bakomeje nabona kuri kumubarura ntabwo namubaruye ikiganiro wakoze ejo ntabwo nabaruye warabaruye ati wakoresha yakoraga Muvunyi se ntabwo ajemo wansabye batatu ariko Muvunyi disi ababuzemo ngayo nguko ngewe bose ni inshuti zanjye Pizo oya ni batatu Okimu twamenyanye kera nkiri kuri Oasis ndabyibuka nkunda mfana ataranaza no mu mwuga
kuko yarabimbwiraga live kandi nanjye ndamukunda ariko Venkeri ni umucuti wanjye, ni umuntu uri loki, ni umwana mwiza pure heart. Ariko noneho umuntu bita Finali Pizzo uriya mwese murabara y'ikibaba foratiri Pizzo zigurya cyane koko. Pizzo agira inzika, oya Pizzo agira beef, oya Pizzo koko. Pizzo umenya n'urushisha atarukandagira abatandatu ngo byari kuba byiza. Pizzo oya ntago ari nge ndi kukubaza nganyinjiza rero ukwezi ngongera bamuvunyi yabateho n'abawe. None se te wiyamenagura mwigisha ukabyuka ujya gukegeta inkoko ubugira ngo ufate oya cyo ngongera Kasuku. Kasuku yumva showbiz kuba n'inshuti na Theo ntago bivuze ko Kasuku kuba twariyunze twakwangana kandi realite ntago yatuma nkuraho niba Kasuku Theo yakoze ikosa ndarivuga, niba Kasuku yakoze ikosa ndarivuga, ntago kuba n'inshuti nayo byatuma ntavuga ikintu runaka. Ariko reka nshime Kasuku sibyo. Kasuku hagarukiye ejo bundi akoze ikintu cyiza, nawe ndagira ngo ugishyire mu bwonko umbwire koko nimba ari cyo gushima. Ba bantu bagiranye utwakoroshaje arabaprosha, yaba batamitse yaba bategera akamoto yabagize gutarika bashyira kuri kamera bariyunga. Can you imagine ubu ngubu ibibazo yaciyemo uri kumva ejo bundi urabizi. Ibaze iyaba Theo yacaga akamena Karegeya agaca akamenagura Godfather ibibazo bye nawe urabizi, ntutume nzamurije urabizi uburyo yateye ifi. Godfather agacaga ahamagaza abaminisita Pionike Sombora y'agaca avuga ati yica rubozo nakorewe. Buri kana agaca bafite platform Tayikuna gaca kamarada kahiherera karibata. Tayikuni wanjye akajya avuga ati dore gahunda. Musinga akajya avuga ati ibyo bintu bya Kasuku mu byihorere. Nukuri byari kuba ari ibintu bibi cyane. Rero ndamushimira ko yateye iyo ntambwe kwa prosha. Nukuri tujye tugirana ubumwe n'ubwiyunge, gushyira hamwe kirazira indagagaciro kwimana hagati yacu, kuko umuntu wifuza ko bagirira nabi nawe afite ibindi bye bimutegereje. Wikivanga, wikiteranya, wikigira se kibi, ahubwo reka buri muntu wese afesinga igeno rye. Kuko dufite inzego zimenya ukora neza n'ukora nabi, ziryamiye amajanja, ziri mu nshingano, aho kugira ngo uncere uhinga nyuma umvuge utugamba uzikuru wanjye, aho kugira uncere uhinga nyuma ungambanire. Sibyo sibyo muka yego. Ifungwa rya Jihad dereje araburana mu gitondo karari kuburana kabisa. Ni ifungwa wakire gute cyangwa se urubanza biteze gute? Yego reka mbanze ngushime abantu nabonye ngewe mu gihugu ni bane, nubwo undi umwe ashaka kwinjiramo gato ariwe witwa Samu wahoze akorana na Scovia. Ariko inkuru yo ku rukiko ya ripotinzwe na Jean Paul tujye dutanga indabyo. Jihad yaje amukura kuri uwo mugati abyinjiramo tanto bakamuha amawoningi bagakumira bakabiyamana bakamarada ati nyaboneka mwisesengura urubanza nta mategeko muzi ntago mubizi muri gukomeretsa muri kwica n'iperereza n'ibiki. Ariko Jihad mu bintu byo kuraporta yabikoraga neza. Abo ni babiri. Undi wa gatatu wari umuhanga cyane ariko atabikora consistently bamwita Jaras. Abo bantu batatu ubona ko kuripotinga abanyarwanda baba bategereje cyane according ya platform bakoragaho. Undi wa kane rero ni wowe. Sinzi nimba abanyarwanda bari kunyumva, sinzi nawe nimba ubyiyiziho. Undi wa kane ni wowe. Undi waza hafi aho ni Samu, kuko abandi baba legend ba Scovia bo ntibajya bijandika. Duheraho rero Jihad yagiye aribata, Jihad yagiye atobanga kugeza ku rwego abona ko nawe arengera, aravuga ngo ngiye kuzanza muri sarikazi. Uwo ni umwandiko nigishije ngewe na AI nyine w'umujyo wa sarikazi kuri Jalas. Aza muri sarikazi nayikomeretsa akaba yaza akavuga ati DJ Mifupa. Ariko man abamaneka ntago mubazi. Akaba yaza akamenagura melody ngo ni sarikazi
ngo n'abagore ngo baradiva n'ibiki. Nyine abantu bose baramena, twese turamena, ariko menya brandi, umenya amagambo ukoresha, nujya no muri sarikazime ubikore mu wundi mujyo, mu kazina keza, yenda mwite Daniel, yenda mwite Dani, uri kumva. Yego icyo kintu cyo cyarabaye. Icya kabiri ni umuntu uzi kurakonta inkuru ku buryo abadamu babandi bari mu ngo badafite akazi bamureba bagasusuruka, akagira na du creativity ashyiramo akagoma, which is not good. Kuko aho niho nashaka kugana. Koko Jihad mubone n'amaso yanjye abiri, atarwaye, atarapfuye, afite ifirimbi. Nebibise Ngo pipiriri pipi. Erejo. Ngo harahiye ngo karabaye. Biriya bintu asubire mu mateka, asubire mu muco. None aho buteye kabiri azana kadende, yazanye umukeka, yazanye agasonga, azane na kadende. Ubwo Kimu ni umufana munywanyi wawe, zamuka amenagura. Ariko ibyo byose nta cyaha kirimo, narindi kwanariza mu mikorere nkuko nawe yakwanariza yacu. Jihad rero nyuma y'ibihe yaciyemo, nyuma y'inkuru yaciyemo, n'abafata nawe inkuru itararebwe neza yayikoranye nawe, buryo yashyogozaga, abantu benshi bakagaruka ku ijambo ry'uburyo yafataga ibintu mu buryo buri personal. Nimba umuvuzeho gato araza kumenagure, arahita akereya live, arahita ajya kuri space, abari tayari nyine ntabwo ashaka umutoba. Icyo kintu akagishyuhamo, kandi umunyabwenge amenya uburyo aryamira amajanja mu gihe cyanyacya akamena. Bihumira ku mirari, ubwo hari hatangiye kuza inkuru z'uburyo hari n'abantu bamutuma akaba yavuga ariko ari undi muntu uri kumuvugiramo. Icyo cyo n'umwuga uragihakana rwose, n'umwuga. Yego. Uri kumva ku buryo rero Jihad urushyize kera ni ya nkoni ikubise mu keba, ni ya firimbi yagiye ku karubanda buracyavugiza kadende y'amano wari wifitiye ibibazo. Kandi ni byinshi yaciyemo bimusiga amahoro, ariko iminsi nyine ibibazo. Icyo nasaba ni ukuvuga ngo n'aka kanyafu gato kaba hari icyo kamuhinduyeho, kuba atari mu maboko ye, kuba yamaye ya force atari kuyambara, ya madura agatayahinduranya. Nabonye abantu bari kumusebya mu nshuti wawe, ari kuvuga ngo yageze mu rukiko abandi barafunga, ngo wananirwa gufunga ngo asaba ngo kwiherera. Ira n'ugusebya n'ukuri. Ufite wanje wowe Rurima musebya nyine ngo yahise yihutira. Yitwa ngo iki? Wikomeretsa nubizi. Nageze ngo mugenera ubutumwa mu nshuti. Oya nako ngo si inshuti yanjye ngo nta kibazo. Jihad rero ni ya nkoni ikubise mu keba, yagomba kumenya uburyo. Ko ngiye ikintu cyambabaje cyane n'uburyo bagiye bamuoninga, akaza akabyigamba akavuga ngo ngiye baba bantumije, ngiye mba nagize gute, ngewe turaganira, akajya akavuga ati ribusi yabaso, akagera akavuga ibintu bikomeye. Ariko ibyo byose bibereyeho kutwigisha, kuduhindura, kudushepinga, kumenya umujyo wa nyawe. Iyo utaraca mu bintu bikomeye ntabwo uba umuntu ukomeye. Ibi rero hari isomo bimuhaye, niyo ejo Imana yamurebera mu kimuha agataha, ni ukuri yaba ahindutse, yaba agorowe. Niyo yakomeza akajya mu igororero, Imana imufiteho umugambi mwiza, contribution ye, izina rye. Nubwo tayikunda ajya hubuka, ariko nakunze ijambo ajya avuga, aravuga ati umuntu nimba akurikiranwa n'ibihumbi 100 hari agaciro afite, hari respect agomba, ntabwo ari ibya buri muntu wese. Hari n'abaminister baba bakurikiranwa n'abantu bake, kandi aribo twakagombye kuba dukurikirana cyane, byo batwigisha baduha izo mpanuro kurusha abandi bantu basanzwe. Rero nasoza mvuga ngo ibyo yaciyemo byose nibyo byatumye aba Jihad. Ariko iherezo rye siri, ahubwo Imana iracyamushaka ngo imukoreshe ibikomeye, ahinduke, ejo azaba yamamaza izina ry'Imana. Mu batazi Imana, Imana imukoresha ibikomeye, aravuga bikanyerera, afite igikundiro, ariko nanone imirongo migari kuki atamenya kuyimetiriza, ko ari cyo cyambere. Koko umuntu amurege aza mwigambeho, koko umuntu amusabe ngo siba iki kiganiro wankozeho cyakivuguruze,
icyavuguruje kikarara amasaha 18 agahita gisiba ubwo nibwo bwiyunge se ibyo byose rero twigire kubatubanjirije hari n'igihe bijya birenga nkavuga ati hari igihe umuntu yitangira kariyeri yitangira abantu abimbonera cyangwa akaba urugero fatizo nimba afata yarazanye umujyo wo kumena akagera agakora ibyaha agafungwa tuba dukwiye kumwigiraho twe yabanjirije Jihad nimba yarakunzwe kuri iyi mihanda tuba dukwiye kumwigiraho kugira ngo amakosa yakoze tutayagwamo ariko nanone byari kuba byiza yaba ibi byose yarabikoreye kuri channel ye nta wundi ajya gukremingaho nta wundi aririra wenda byibuka Jean Paul bamufata afungwa yavuze ibintu bikomeye agera akanavuga atari kubundi bibyaha ubundi nabikoze ngenyine bazana umuntu ageraho akaba yanavuga gute cyakavuga ati ibi bintu yaba mbikorera iwanjye hari ukuntu nari kubishepinga hari ukuntu nari kubishyiramo imbaraga hari ukuntu nari kubinoza kurusha ahantu tuba dukora dusa nk'abacancuro rero ejo nizeye ko Imana izabigenza neza ya mpano yabataye mu mahina kandi si ibintu by'i Rwanda yanyibukije The Ben uburyo yanze guhimba bazifata akazimuhera kuri Instagram ko ngiye niganire na Fata n'ibyo yakoze yabikoze nyuma amazi asa nkaho yarenze inkombe ariko nanone duca umuco wo kuregana duca umuco wo kugirana inama duca umuco wo mbese ubugambanye rega ni ikintu gikomeye nukuri ni ikintu gikomeye ni ishyari riba ryakurenze kwifuriza mugenzi wawe ikibi nimba ushinze channel kamarade yaramunaniye ntago ari cyo gihe cyo kugusebya ni igihe cyo kuza ahubwo mukerekana ya diwo yanyu ya chemistry ntago ari igihe cyo kugira ngo mukadaguhunge ni igihe cyo kugira ngo aze muganiriza abanyarwanda mbabwire ngo nyamuneka mukore subscribe uyu Pionic ni umuhanga afite byinshi aduteganyirije navuga byinshi nyine kinyamakuru ariko Imana izabigera reka twinjire muri the game itari umuhanzi cyangwa se utari umukinnyi wa filime by the way much respect mbibwira abanyarwanda gufungura YouTube channel n'ubuntu biri free iri sufi yo kuba ufite internet kandi igihugu cyarayiduhaye Jihad ntago yagiraga channel ye fata ku mavuta na ntuza na fata ku mavuta clips n'ibiki nayo ntiyariye eri choro nta canagira kamarade ugusebya nta canagira turebe ingero ba Godfather ntibanze channel sibyo rero iyi ntambwe niyo gushyigikirwa kugira ngo nkukongratulatinge wumve ko ari n'ibyadanje si ibya buri wese nubwo bidasaba kuyitunga ko ari amafaranga rero courage guma muri uwo mujyo iyo utari umuhanzi cyangwa se n'umukinnyi wa filime duhera ku kibazo cya kane kivuga ngo uhereye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi no ngo cyana kane ni bande 11 bawe b'abahanzi ibihe byose batumye umuziki ugeraho aho tugeze ubu ngubu batatu basimbura n'umutoza wabo umwe umutoza bari managers w'abahanzi abari iki nawe abari umuhanzi indashyikirwe yine mu muziki indashyikirwe ndahera ku mutoza umuhanzi w'ibihe byose mu maso ya Erikada bamwita Kamariza mu byange mu byeme byo ni ibyanyu abankunda babimenye ko ari Kamariza ariko uwo pembeni kubera ko atari mu maboko ye yego n'umutoza ari mu ijuru umutoza araba Thomas mu byange mu byemere imirongo migari imbere akaba umukada akaba umuntu usigasira umuco akaba umuhanga akamenya gusapotinga Masamba ni coach kandi nitwinjira no mu mateka turasanga urukerereza yego ari umutoza mukuru 11 mwizamu rwose ndagenda ndebe ishyiga ry'inyuma ubwo nabitabye Yesu mbashyiremo nta kibazo rwose ni Kamariza ndabyibuka ijambo ry'ubuyobozi bukuru amubaza ati wakifuza gukina ubaye uri umukinnyi mwizamu ni umuntu ubukomeye bamwita umugorkipa kandi football isimborizwa n'igitego utuma kitajyamo rero
aba ari ishyiga ry'inyuma. Kamariza ndamushyiramo hariya ntabwo umutoza kuko umutoza aba yihagarariye mu macongo, ariko garide yakora utumaje agakora parade za Van der Sar uri kunyuma. Kabiri ndazamukana na generation n'uburyo babaye abapiyoniya. Ngewe mu mujyo turimo wa showbiz nyemerera amatereke KGB nzi kisobanuye mu muziki nyarwanda. Kigali Boys yego. Ndaca gatatu ninjire kuri gatatu turashyira wundi. Kuri kabiri wumvise ko ari KGB. Yego. Gatatu ni Big Dom. Anjuri igihozo. Kuko hari agatushe twari tumenyereye bino byitwa karahanyuze nazo z'urukundo twagize ba filimo b'abahanga, ariko ukabona Big Dom muri uyu mujyi. Ngenda koresha iki kiragano cyane muri uyu mujyi. Kuri gatanu Cecile Kayirebwa baba we mama wacu ye baba genda Rwanda waratenga mayuri nziza koko. Kane ngomba kwakira gender hoyo ndacyari mu gitsina gore. Gatanu aba Cecile Kayirebwa nibashaba twogoge. Kabiri Big Dom gatatu Big Dom yego. Kabiri KGB mwizamu arazwi twatetseho Kamariza yego. Kane rero ntakeneye Mariya umbabarire wihangane pe, sibyo ndabyumva cyane. Umukaseri ndagira ngo mbibutse amateka yabereye Jamaica ubwo umuntu bita Rafiki Coga wahimbye injyana ye. Kwanza uwo n'umwihariko, afite injyana, afite connection, arambuka ajya Jamaica, bamuhereza ababouncer, bamuhereza za harire, yaragaruka arabakasari Ngoro Kante cya Claude Makerere mwiyakira cya Casemiro. Rafiki Coga teye ubwoba. Umva ngo Moise Caicedo aratsetsa ababuru afana ba Chelsea arabyihorera wagiye. Gatandatu Mukaseri iruhande rwe agomba kuba hari Zinedine Zizu urekura mu mpande zombi hose amatirivera yambukiranya ya mikororombi, agomba kuba ari tayari arenze. Turamugira yego. Uwo nta wundi mugabo witeretse bamwita Tom Cruise. Abantu yarabazanye, game yarayicenjinze, abantu yaberetse ukuntu bakora ama video yambuka imipaka agera afungira kuri Sean Kingston. Tom Cruise nyemerera afunge 8 ndabona cyane utuntu mu mpande guri zatumeka. Ibaba rero hano hajya amashyiga uranyemerera umuntu bitari kiriki. Wamufata nk'umuproducer, wamufata nk'umuntu wagiye supporting abarapa ashyiramo amajwi, wamufata nk'umudirector. Uyu ni mbera byombi. Iri baba ndarikeneyeho rikiriki kuri karindwi. Hakuzi ko utari kumva abantu ndi kuvuga. 11 iyi nindi nkingi ndakurahiye. Iyi nindi nkingi y'umwana ubwo 11 uruhare rwanjye ndagenda nduhereze Riderman igisumizi gikuru mu byange cyangwa mu byihorere. Riderman muvomaye abaraperi birirwa bafungwa, abaraperi batikorera gashinga, yenspira urubyiruko gukora business, azana music label. Jay Polly yagiraga label reka arayanze se amafaranga niyo yakegetaga za MTN nizamuhaga kaya. Nyemerera igisumizi kunda byoze 11 ahafunge, sibyo? Sigaranya abakinnyi aba 9 n'icumi. Hano umwambi ruzingiye aho. Aha ni kanze mukuru ruzingiye aho. Ndagira ngo umugabo ufite amaraso ya kinyarwandamo tatwemera cyane ariko utanatwihakana, tadusapotinga ariko utanaturwanya, bamwita Stromae. Tumushyize ku 9 9 kandi ari we Ronaldo cyangwa Suarez cyangwa reka Stromae ni 9 yihorere. Stromae nimero 10 ya Dinho, nimero 10 ya Pele, nimero 10 ya Maradona, nimero 10 ya Nyiracharisi nyine bamwita Stromae. 9 rero ni imyambi ya Meddy na Kara.
imyambi ya Meddy niyo bagarura bariya bakera bose bande bose bakiteranya Meddy yatanga isomo yakwigisha abasimbura rero batatu Jay Polly ku ruhembe Butera Jani igitsina gore nawe yagiye agisigasira kandi imyaka irenga 15 cyane sibyo gatatu ni Biso nyine nawe arekereje ko rikiri kavunika cyangwa coga kavunika ko nawe amahawadi mpuzamahanga amatuwa mpuzamahanga uburyo gukorera indirimbo akayikwandikiraga gukorera igishinwa kanayigutoza ukayirepeta byakunanira kaza kaguha isomo akakifatiramo abo batatu uranengi batatu dushizemo batse gato batatu dushizemo nande basimbura dushizemo Bizo Knowless yego nyakubahwa Melody na The Ben bagiye abo ngabo rero nama niyo signing agomba kuba mu ikipe irareba ikareba ahantu hajebetse kareba Bastromaye kabona nta mikororombya barayida bari kohereza Tom Close ntari gusunika hari uhita waterekamo Melody ukamubwira ati wowe genda gake shibura kuri yo gabare physique The Ben ururutsa utekereza ko izo signing hataga umuntu Melody The Ben new signing bench Elementiere Jay Polly Butera Knowless ninde utahizamu ni Meddy untouchable yego tujya kuri ntuza sasa ikindi gikwica cya gatanu uko twahire kuri kane aba producers batatu umbejeje cyuye aba producer batatu ibihe byose nagira ngo mbanze mere kuri boss wabo bamwita Ricky Mbabazi Ricky uwo yarabikoze big time bigoye game yego Elementiere amugwa mu byano hafi aho umuproducer wa gatatu yitabye Imana ndamuretse Junior Rwanda batazi yitabye Imana nyine afite akaboko kamwe nyine ubwo ntibabisobanukirwa yego batanu bawe ni bande yego b'abanyamakuru bihe byose batumye music industry igeraho tugeze music cyangwa muri rusange mu mwuga w'itangazamakuru mu muziki gusa yego nagira ngo ntangirire kuri Ari Sudi ubafite oneya uburyo yatangije ikintu cya paparazzi atuma ba John na ba Kamaro kujya kuri codinga abantu hirya no hino mu mageto mu ma studio uburyo yitangiye umuziki uburyo yakundaga kubezinga kuri izo nkuru flag yirahari irasobanutse agera aba n'umuhanzi Kamishi uburyo nawe yagezaho none akigira ku ruhembe rw'umuziki nawe akiremo tushe aho ruzingiye za Zubeda zirasobanutse ariko ndagira ngo nkiremo nundi wavuba bamwita Philipita yabaye mu nkuru za showbiz azizana akajya haba interview mu studio akazizana kuri YouTube nukubera yabikundaga agera haba MC bifitano bihuriye n'umuziki ageraho aba DJ bifitano bihuriye n'umuziki ageraho nawe abumuhanzi DJ Philipita gatatu kane ndagira ngo mpereze indabyo igitsina gore cyitwa Nita Pendo yego Mama Tirani ni showbiz turimo gatanu rakuseta ibirenge muri Amerika nawe nyine hari icyo yakoze okay ni bande bahanzi batatu basohoye indirimbo imwe nyuma tukabura izindi basohora tukaba nyine ntibongere gusohora indi hit kabagora ewana nizo gusa ndabamenagura nyine ukabona indirimbo iri ku rwego rwo hejuru ukabura indi izaza ngo yerekane ko ibyo bintu ari we wabyikoreye rimwe biganeje ati koma Sugwejo yarayibaruye abahanzi batera ivi nabandi zo kabosi twabuze turababona bro ariko nta yindi ratopinga karaka kurube yego kabiri nta ndirimbo Afurika arakora iri kuri kadanse y'agatunda yenda nawe uri mugenzi wanjye arakora byensire yego ariko gutopinga ka kantu kitwa gatunda
byaranze pe sibyo uwo ni uwa kabiri. Gatatu mana yanjye ko ari mucuti wanjye none ugiye kunkoresha ni urusimbi turi gukina agakino mwahuranye turi gukina agakino uriya munywanyi wanjye aramuzi aramukunda uze ndabigenzane uyu ko ari umucuti wanjye namwima reka tugarukiraho uyu we mwari guhita mwumirwa ariko ni umucuti wanjye abanyamakuru babiri bagiye gukorana ni imyambi ntabwo byoroshye icyo turakiretse yego ni bande bantu batatu ubona baje muri music baje gushoramo bazi ngo nyine ngo umuziki udashoramo kuri abahanzi binjize bikarangira bahombye batatu. Abo nabasa nk'abitwa ba manager kamere ku bahanzi yeko yo mwaraje mufata umuvandimwe muramusuka witwa Ado Music Adolphe cyo mwamukoze narakibonye. Hari undi muvandimwe witwa ngo Kevin Montana nawe muri kugenda mutamuba hafi murajyaho bizarangire nabi. Hari undi rero nawe kumenya atari umunyarwanda uriya waje agahita burirwa irengero witwa Dr. Gigi ni umunyarwanda cyafite amamuko mu Burundi. Bari abantu baraje batazi aho bagana mu bashoramari rero yenda bamuyoboke bo babuze imari bashora cyo si icyaha ese ni icyaha ariko nabo bashoyemo baracyari ku ruhembe bidebena ameze neza yamushoyemo se ariko hagezweho gushora ibitekerezo bya AI mu bantu bashoye bakagenda bakandagara gana ba Mutesa bashoye neza ko nyuma twabonye Satani bari shari twagiye tubabona nyuma hakazamo Satani kandi n'abahanzi tubinengera ariko abantu benshi bakunze kuvuga Coach Gael nge sinumvikana nabo yaba izina rye ku giti cye yaba ama business ye menshi mutazi yafunguye za Kenya za Malawi Zambia gutyo yafunguye yaba na Melody urwego yagezeho ku rwego rw'isi America za Good Morning ama featuring na ijabara mwubaha kandi bari no guswitching umujyo buriya Coach Gael ntarimo ahubwo umuntu nge narohama ine n'ubukene bumereye nabi muri iyi minsi compared n'uburyo yaje bani Dr. Kintu abavandimwe bose yabashoyemo ariko igihe cyo gusarura bigendane nakabari nyine ni za minyoni nose ko turi muri showbiz turi mu biryo nazama ko kurazirohamo agera habwira Korode ati ndakarabye ndayamanitse menye ibyawe umuziki wungukute bigaruka bite bigenda bite gukora video y'ibihumbi 30 kamara umwaka na stage urajyaho y'ibihumbi byibuze 3 ibi bintu bikora bite ajyara mubwira ati muhungu wanjye akira intwerera na kera kadodisier shakintu yakimbagiye atambitse ibirenge nawe mbona ntibisobanura ngo nawe byagoranye kandi ubwo yamaraga kuba managinga bajya kwirira inkoko ubu yibereye muri sauna na massage wimubwira umuziki wimubwira ngo gari ni yabaye yaracukiwe nabo ngabo bawe nabo kabisa icyanyuma niki twakora by'umwihariko ntayo nk'umunyamakuru kugira ngo music industry yacu ive ku rwego iriho ibageza ku rwego ruri international ko mu buryo buri worldwide. Yego kibazo kiza cyane nuncemo ndabikunda gikada none se nkubwire nuncemo uyu muziki wacu tweretsa isi yose ko tuwushoboye yo dufite aba best choreographer nka ba Sheri Silva na maraso y'abanyarwanda iyo dufite BK Arena David aririra Diamond aririra nta kigihugu kiba kitadukoreye ariko umuziki wacu kugira ngo ugere ku rwego rure international nyuma yuko tweretse Tanzania ko natwe dukora ko duhari ko twaririmba mu ndimi zombi
tweretse abagande, tweretse abanyekongo, kandi twe duswitchinga imijyo, twakora afrobeat, twakora R&B nziza, kagera za Amerika ba Jason Derulo bakamenya ba King James. Ni ikintu gikomeye. Ariko mu gihe iyi game umuntu yirimo afite ubwoba nk'ubwasunika ikamyo, zero. Umuntu nahaye indabyo ze witwa Melody wari umaze kumenya showbiz, azaka vuga ibintu bikomeye, agakora ibintu bikomeye, akaba afite team mu backinga, agakora amaprank agera Tanzania agatitiza. Melody asinyira miliyari ya gicupuri, za Kenya inkuru ze za topinze ba Sarikodi barazisomaga. Sarikodi kandi atari umunyakenya. Umunyagana. Interview narayibu yego. Mu gihe abantu bari muri uru ruganda baba bumva ngo numvuga iki, ngo nunkora iki, ngo nyabuneka, ngo ndarangiye, ngo ababyeyi menya ahantu uje, ushaka abafana, ushaka abafollower, kugira ngo nawe uhabwe agaciro cya kintu Tycoon yavuze ko ntabwo ari ibya buri wese, ntabwo ari buri muntu wese ubishoboye. Abahanzi, abanyamakuru, abasineasta, abaki iyo showbiz muri rusange twikuremo ikintu cy'ubwoba bwo gukorwaho inkuru. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, ntabwo game yacu izagenda ngo ititize Naija twari imitsi umuco wo kuregana. Ibyo bintu rwose zero. Icya gatatu, mu gihe tugifite umuco w'uko abantu bakadushyigikiye baza bagakora ibyo twakoraga, zero y'amatwi. Nge nyamanitse gikada, nimba uyu munsi uzaba uri Rikirike ejo ukaba umuhanzi wari producer, Element uyu munsi ukaba wari umuproducer ejo ukaba umuhanzi, Philipito ukaba wari umunyamakuru ejo ukaba umuhanzi. Mana yanjye ejo Yago umunyamakuru mwiza w'ibihe byose, ejo akabiki wa muntu wari gushyigikira, wa muntu ahubwo wari guherekeza nk'umuhanzi ukamuherekeza Belgium, why not Canada, ahubwo kumva ko ari we wari kubugiye kuri iyo stage. Zero tuyicyure. Yitwa Erikada Papa Sera 7, je nitwa Eyo. So rero Imana iguha umugisha, Imana ize kuri channel yawe, abanyarwanda bagukunde. Umaze igihe kinini ufite bagage, ufite creativity nyinshi, ahubwo iki nicyo gihe cyo kujya abanyarwanda tugushyigikire. Bimereyeho abambanjirije bageze kuri iyi channel, Imana ibaha umugisha, ariko nabandi bibatere courage yo kugira ngo baze bagushyigikire. Ariko ngiye simvuga aba content creator, simvuga abahanzi, ahubwo ngende kuvuga abanyarwanda, abakunzi bacu bakanda umunsi ku munsi, ubwo bushobozi bukaboneka. Yego. God bless you. Salut.